twongeye kubashimira inshuti z'akadasohoka duhora dusangiye amateka. Rero uno munsi twabategura amateka ya Nyabingi. Nyabingi ni muntu ki? Nyabingi ni ikigirwamana? Nyabingi ni Imana? Nyabingi ni iki? Ayo matsiko buri muntu wese uyafite agomba kubanza gushira. Nyabingi amateka tugiye kuyava imuzi, tuyegera umuzingo. Buri kimwe cyose wifuza kumenya kuri Nyabingi urabasha kukimenyera ahangaha kuri YouTube channel yanyu. By'ukuri ni iyanyu, yashyiriweho mwebwe, yashyiriweho ibikorwa byose bigomba kuza ni ibyanyu, ni mwebwe bigenewe. Rero icara wumve, wiga amateka, buri kimwe cyose ubashe kugisobanukirwa. Nyabingi ni muntu ki? Nyabingi nujya kumuvuga urahera kuri se. Ise ni Ruganzu wa kabiri Ndoli, umuntu wamenyekanye nka Ruganzu mu Rwanda, buri muntu wese aramuzi hano. Ruganzu Ndoli ni umuhungu wa Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare wayihiga hima. Mwibuke mu biganiro byatambutse tuvuga ku mateka ya Ruganzu, nuko Ndahiro Cyamatare yaje kumenya ko bene se bagomba kuzamukora ku ngoma, bagomba kuzamutera, yareba bikaba byaba ngombwa yuko yaba yakurwa ku ngoma akagenda n'umuryango wese ukarangira. Yaje gufata mushiki bamushyingira ikarwe k'Abahinda ku mwami Karemera. Arangije igihe kiza kugera, ba bandi bene se bashatse kuza kumukora ku ngoma, aza gufata umwana we witwaga Ndoli amujyana kwa nyirasenge, kubera ko yari amaze kumushyingira ikarwe k'Abahinda. Ikarwe k'Abahinda no wakwita muri Tanzania ubu ngubu. Noneho yaje kurangira Ruganzu ageze ikarwe k'Abahinda kurirayo nk'abandi bana bose, akurira kwa nyirasenge, ariko nanone umve ko hari ibwami umwami Karemera. Rero Ruganzu nawe nk'abandi bantu bose yaje kujya mu rukundo, ariko mu kujya mu rukundo ajya mu rukundo n'umujakazi. Umujakazi urumva umuntu uzaba umwami, umwana w'umwami ni umuntu ugomba kujya mu rukundo na buri muntu ari wese. Umuntu agombaga kujya mu rukundo n'umuntu w'intorano. Yaje kujya mu rukundo n'umujakazi wo kwa Karemera, biza kurangira bakundanye cyane, biza kurangira bagiye mu rukundo. Nuko bagiye mu rukundo biza kurangira banaryamanye aza kumutera inda. Noneho uwo mujakazi aza kubwira nyirabuja ariwe Nyabunyana ati Ruganzu yanteye inda. Icyo gihe nitwaga Ruganzu yari Ndoli, yaje kwitwa Ruganzu ageze ku bwami. Icyo gihe aravuga ati Ndoli yanteye inda. Nyirasenge Nyabunyana aza kugenda yegera Ndoli aramubaza ngo koko uyu mujakazi mwararyamanye wamuteye inda? Ndoli yaje kubyemera, ntiyagoranyije, aravuze ati nibyo koko namuteye inda kandi ndayemera rwose, nta kibazo nagira, ndabyishimiye. N'ibyo byabarakaza uko byagenda kose byarabaye, nta kindi nabikoraho. Noneho Nyabunyana byaramubabaje cyane, biramurakaza, ariko yabuze uko abigenza. Birangije birakomeza, umujakazi yaje kubyara, arabyara, umwana aza gukura. Bigeze igihe Ndoli ashaka kugarukira mu Rwanda, ntabwo byari byemeye mu mategeko y'ubwiru. Ntabwo yagombaga gutahana umwana n'umugore yakuye hanze, keretse ari abo yagiye kubundana bahunganye nyuma bakaza gusubiranayo, ariko abo yakuye hanze ntibagombaga kugarukana kubera yuko amategeko y'ubwiru cyaraziraga. Noneho baje kuganira nk'umuryango, bavuga ati tuzagufasha n'umwana, bizabatunga byose bizakunda, ariko uko byagenda kose ntabwo mugomba kwambukana, ahubwo nimukenera gusubira mu Rwanda muzagende mu gihugu cy'Indorwa. Mu gihugu cy'Indorwa dufite inshuti nyinshi, muzagenda muzacumbikayo, ariko mubashe kubaho neza, muzagenda mukurikirana amakuru neza, kandi amakuru yose muzamenya, kandi tuzashyiraho intumwa zizahora ziduhuza, zizajya zigenda zimenya amakuru yacu, twese tuyasangira nta kibazo. Nuko Ndoli umwana yari yaramaze kubyara ikaragwe k'Abahinda, yagiye kugenda asiga mwise izina, yamwise izina Nyabingi. Nyabingi hari mu kirimi cyangwa ikaragwe k'Abahinda bavugaga, ariko mu Kinyarwanda cyavugaga Nyabyinshi. Nyabyinshi ni
ni inzozi yari afite nyinshi cyane, yagombaga kuzakora ibintu yagombaga gukora, guhorera se, yari afite ibintu byinshi mu mutwe wiwe. Abyaye umwana wa mbere ahita amwita Nyabyinshi. Nyabyinshi mu kinyarwanda iwe Nyabingi. Nyabingi ubusobanuro bwiwe ni Nyabyinshi. Nuko yaje kwambuka aza mu gihugu, aza mu Rwanda kubundura u Rwanda. Noneho Nyabingi na nyina barangije baragiye, nabo bambutse ukwabo baciye Karagwe k'Abahinda, barazamuka baragenda batungukira mu Ndorwa. Ubwo mu Ndorwa naho wageranya mu Mutara w'ubu ngubu, ni mu Mutara w'Indorwa. Nuko Nyabingi na nyina baje kuza, baraza batura mu gihugu mu buryo bwa rwihishwa, ariko abaturage baturanye nabo batabizi, batazi uwo ari we. Noneho Ruganzu yari amaze kwitwa Ruganzu wa kabiri Ndoli, yaragiye atera nzira ya Muramira mu Bugara aje guhorera se. Arangije amaze kumwica iminyago yose yaje kuyifata ayihamo impano nk'umukobwa we Nyabingi. Ayimuhayemo impano mu bantu bari baturanye bari hafi aho ngaho, bibaza uwo muntu uje vuba, uje ako kanya, ukuntu atangiye gutunga ibintu bingana gutyo. Bibayobera amayobera, bibayobera ibintu nabo batakeka. Noneho ukabona afite umutima mwiza, bakabona abayeho, ariko ntibabigira birebire. Bareba ukuntu ameze, batangira kumwisunga, batangira kuba abagaragu, abandi batangira kuba abaja. Kandi rwose nawe ntiyari afite umutima mubi cyane, yuko yari ari mu maboko meza, yari mu maboko ameze neza. Nuko nyina wa Nyabingi yaje gupfa, aza gupfa, aragenda, hasigara Nyabingi. None Nyabingi bitewe n'imitungo yari afite, bitewe n'ibintu iminyago yose se yabonaga yahitaga ayimuhereza, kubera yuko yari we mwana yari afite. Nyuma yaje kubyara Mutara Semugeshi. Mutara Semugeshi mwibuke ko yaje kuba umwami. Noneho uwo Nyabingi yari atuye, nta n'umuntu wari kumusukira, nta n'umuntu wari gutekereza no kuba yanamutereta. Akomeza gutyo abura umugabo, aragenda arakura, agera harasaza. Amaze gusaza arangije abona naramuka apfuye ibintu afite nta muntu azabisigira, abona nta muntu n'umwe azabiha. Arangije yakorakoranyije abagaragu be n'abaturanyi bose, arabikusanya. Arangije ahita abagabira imitungo yari afite yose, ibyo afite byose. Baragenda barakira, bagera ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri barabyishimiye cyane, abantu barabakene, arabahindurira ubuzima. Yari afite inka nyinshi cyane, yari afite ubutaka, yari afite imitungo myinshi cyane. Arangije arayibihera ati nindamuka mpfuye mujye mubinyibukiraho. Noneho ba bantu yahaye baje kwikusanya, bakora itsinda ryitwa Abagirwa. Abagirwa ni abantu bagizwe na Nyabingi, ni abantu Nyabingi yahinduriye ubuzima, ni abantu Nyabingi yakoreye buri kimwe cyose kugira ngo batere imbere. Ushobora kuba yarigeze kumva ngo abagaragu ba Nyabingi ngo ni Abagirwa, ngo Abagirwa ngo nibo bamusenga. Oya, ntabwo ari ukumusenga. Bo barikusanyije bakora inama, bareba ikintu bazitura uwo muntu ubagabiye, ubakuye mu bukene, ubakuye mu cyiciro kimwe ubagejeje mu kindi. Barangije basanga ni ukuzamwamamaza mu rubyaro, mu bantu bose bazabakomokaho, yuko azamuha intangarugero. Noneho abana babyaye, imiryango yabo yose, ahantu hose, inkomoko yose yabakomotseho, babumvisha ko umuntu Nyabingi ari umuntu mwiza, ari umuntu wabagabiye. Noneho bakajya bicara bakamukoraho igitaramo, bakamuvuga. Noneho babigira intero, buri muntu wese ugerageje gukora nabi ukavuga ati Nyabingi araguhana, Nyabingi aragukorera ibintu bibi, Nyabingi ni umuntu uzajya uhana abantu bose. None niyo mpamvu havuye imvugo ngo umuntu wese watewe n'amagini, umuntu wese watewe n'ibintu by'ibyo ntazi ngo yatewe na Nyabingi. Avuga ngo yatewe na Nyabingi, si uko Nyabingi atera abantu, ahubwo bobo ni wa muntu bahoraga bafatiraho icyitegererezo, bakabigira igikangisho mu bantu bamwe n'abandi. Bakavuga ngo Nyabingi yateye, Nyabingi nta muntu yigeze atera. Ahubwo ba bantu b'Abagirwa nibo babashije kugenda babigerageza mu miryango, babibwira mu miryango, buri muntu wese bamwumvisha ubwiza bwa Nyabingi. Noneho ugerageje gukora ikintu kibi bakamufatiraho urugero rw'uko Nyabingi ari bukora ikintu kibi, ari bumuhane, ari bumukorera ibintu bibi. Ariko si uko we yakoraga ibintu bibi, ahubwo Nyabingi yari icyitegererezo mu Banyarwanda. Cyane zari u Rwanda ruriya rugana mu majyaruguru, ahahoze ari mu Ndorwa, niho uzasanga bavuga Nyabingi cyane, niho uzasanga higanje Nyabingi, nuko aribo bamuzi. Ugeze kuba muzi nabo bakubwira uwo ari we, nabo bakubwira ubwiza bwiwe. Ariko Nyabingi ntimuzongere kumugira ikigirwamana, ntimuzongere kumugira umuntu waba utera abantu, ahubwo yari umuntu mwiza, nawe afatiraho icyitegererezo. Kubera
narabibabwiye abantu bemera ko abashaka kumusenga. Rero nizere ko mumenye amateka ya Nyabingi, mumenye inkomoko ya Nyabingi, ntuzongere kubyitiranya, kandi hari n'andi mateka mwe mwarigeze mwumva ashingiye kuri Nyabingi. Hari igihe ntabwo yaba ari amateka mbabwiye niyo ya nyayo, niyo y'ukuri, niyo y'impamo, mwumve yuko aya ngaya ariyo mateka ya nyayo. N'ikindi gihe tuzajya tubona ibindi bintu bishyashya twabona twabaganirizaho, tuzajya tubaganirizaho, kandi turabasabye mujye mukora subscribe, mujye mukora share ku nshuti zanyu, mujye mukora buri kimwe cyose cyatuma umuryango wacu uba mugari, kandi mu by'ukuri iyo ugize neza Imana irabiguhembera. Turabashimiye.